ese kuri ibyo bintu twapangaga byo gukina gutya na gutya kanaka twenda kubikinishamo araharameze neza. Ibyo nibyo bakoze rero. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport yakoze impinduka mu bakinnyi babanza mu kibuga, nitugera mu gice cy'imbere uraza kuhita ubyumva ko kubari bakinnye match ya SK abahindutsemo. Izamu ni Hadim Ndiaye ntari guhinduka muri iyi minsi. Hanyuma axe central y'ikipe ya Rayon Sport no yari yahindutse. Ugereranyije na axe central yari yakinnye kuri match ya AS Kigali, yari yahindutsemo umuntu witwa Yusudianye yagarutse, hanyuma agarukana na Omar Nyinga. Serumogo ari yari iburyo, ibumoso hari Bugingo Hakim. Hanyuma mu kibuga hagati cya Rayon Sport ukurikije uburyo Robertinho yaje aganira ku muntu witwa Roger, ukurikije Seramu uburyo mu myitozo abonaga mwitayeho cyane, byari bigoye gutekereza ko umuntu witwa Sefu ari buze gukura mu kibuga umuntu witwa Kanamugire Roger. Yaje kugaruka rero akina, hanyuma afite imbere y'umuntu witwa Ndayishimiye Richard. Abahanga mu mupira w'amaguru barimo baravuga ko ubu sofa nta nimero 8 iri muri iki gihugu ikina muri champion imeze nka Ndayishimiye Richard. Yarahari mu kibuga rero. Hanyuma imbere yabo gato hari Captain Muhire Kivu wakinaga ku 10. Uruhande rumwe rwariho Adama Bagayogo, urundi ruhande ruriho umuntu witwa Ishimwe Fiston, hanyuma Folunganye yatakaga. Ugereranyije na match ya AS Kigali rero niki cyahindutse? Muri absence y'umuntu witwa Elenga Kanga wagize ibibazo muri Congo Brazzaville, Elenga Kanga niwe wari wakinnye ku ruhande rumwe ateganye n'umuntu witwa Adama Bagayogo. Adama yagarutse, ariko kubera ko Elenga iki cyumweru cyose atigeze agikoramo imyitozo, nta wari uhari muri uwo mwanya we hinjemo umuntu witwa Ishimwe Fisto. Yego. Muri absence y'umuntu witwa Aimable Nsabimana, Omar Nying Monsieur Plop wari wicaye kuri bench kuri match ya AS Kigali, nayo match yagarukiyeho kuri bench, yahise yinjira mu kibuga. Izo nizo mpinduka twavuga zabaye mu kibuga, ariko kubana 11 b'ikipe ya Rayon Sport byaragaragaraga ko bari buze ko badahinduka cyane. Byanatanze umusaruro imbere ya ekipe ya Mashami Vice ntiyari yahisemo gukoresha Niyongira Patience. Hanyuma hakaza Isa Yakubu wakinaga muri axe centrale akinana na mugenzi witwa David Chimeze. Abangaba bari bahagaze imbere y'umunyezamu wabo nyine. Uruhande rumwe rw'iburyo rwakinwagaho n'umuhungu ukiri muto wagowe cyane witwa Shami Carno, yitwa Nsengiyumva buriya sinabimbizi. Oyas yitwa Shami Nsengiyumva Carno. Uruhande rw'ibumoso bari bakoresheje Ishimwe Christian, ubundi bakoresha barekiperateur numero 6 babiri. Ubona ko bari batekereje cyane ku guhagarika umuvuduko wa Kevin Muhire. Bari bakoresheje Nsabimana Eric Zidane ndetse na Henry Msanga. Hanyuma Abedi Bigirimana asa nk'ukina imbere yabo ku 10. Muhajiri Hakizimana wagowe cyane na match yo muri iyi weekend yakinaga uruhande rumwe, urundi ruhande rukinwaho na Chukuma Odiri basatira Rustahizamu usatira yari Elijah Ani. Leo wasa nari ngugende ko yitwa nde Shami Carno Nsengiyumva. Oya ni Sibomana ahubwo. Sibomana. Nari gutekereza irindi zina rimeze nka gutyo yitwa Sibomana Shami Carno. Urumva abo ngabo nibo bari babanjemo. Icyambere twababwira nuko iminota ya mbere y'umukino umuntu icyo nabonye muri line up yo kuzana Zidane na Musanga no gutuma Keva dakina bari babigerageje. Keva yarakubiswe pe. Keva baragiye barahondagura. Ariko uko bahondagura nkabona intambara iri hagati ya Kevin na Musanga, nkabona ni nayo hari hagati ya Abedi na Roger. Ni match yari très physique, warabireba gukayibona ko ari mu rugamba rukomeye cyane. Very unfortunate hakiri kare ikipe ya Rayon Sport yatakaje kapiteni wayo, umuntu atatinya kuvuga ko ari mu beza kurusha abandi iyi kipe ifite. Ku munota wa 16 wonyine yagiye yasatiriye yaciye ku ruhande rw'ibumoso, agerageza gukora pireri yinjira mu rubuga rw'amahina, agongana n'umudefenseur we ya Isa Yakubu, bagonganye ku mavi. Yakoze pireri bombi ntibakora ku bupira, ahubwo amavi abari yakubitanaho. Ingasire ya Keve irababara rwose, ivirye ryari ryabyimbye. Agerageza gusubiramo biranga, ku munota 20 bamukuramo asimburwa na Iraguha Haji, byateye abarebe benshi ikikanga. Byari bivuze ko hari ikigiye guhinduka mu mikinire y'ikipe ya Rayon Sport. Icyambere bw'abantu ngandiriye gato kuri imvune ya Muhire Keve simwivi neza, ahubwo urabona iyi nyama abakinnyi bakoze umwitozo hari akantu k'akanyama kagenda kakabyimba ko mwita ko ubona ari ikintu cy'ikinyama nyine gifite imbaraga nyinshi. Kuri Muhire Keve binabiboneye ahagaze. Uyu mugabo witwa Muhire Keve
icyiza gihari ntago ari mu ivi neza, ahantu habyimbye niyo nyama iri hejuru y'ivi. Ivi rya Isa Yakubu ryakoze ku ngasiriho gato ariko rihamya cyane kuri iyo nyama yo kwitako. Birumvikana ko birasaba kamasaje kenshi no kwitabwaho na muganga, biranashoboka cyane ko ari umuntu utari buze gutinda hanze. Niyo mpungenge tubanza gukuraho. Ariko icyiza cyari gihari nuko n'umunyarwanda wari usohotse mu kibuga, impungenge zari zihari nuko umubare w'abanyamahanga bari buzuye kuri Rayon Sport. Bari batandatu bari mu kibuga. Ubundi Rayon Sport ukuntu yari isanzwe ikina, babaga ari 5 bari mu kibuga, ugasanga n'impinduka iyo ari yo yose yabigiye kuba nta kintu biri kubangamiraho umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Niba ari umunyamahanga ashaka gukuramo aramukuramo, cyangwa niba ari umunyarwanda ashaka gukuramo kongeramo umunyamahanga, ibyo byose nta kintu byatwaraga umutoza. Ariko hano nk'uko yari l'empressement iri forcé, babaye na force de kwita bazana umunyarwanda kuko ni itegeko ryabategekaga. Haji rero kubwa amahirwe yari hanze bitandukanye n'abandi nagiye mbona basukamo n'abarindwi. Yari ahariwe byari byoroshye umuntu akabibutsa. Icyari gihari Haji yaramufite kuri bench. Byari byoroshye ko hagati y'umuntu witwa Ishimwe Fiston ugashyira n'umuntu witwa Adama Bagayogo, bombi naturellement bazwi nk'aba nimero 10. Byari byoroshye ko bagomba guhita bafata umwe muri bo akaza kinjira mu kibuga hagati, Haji agafata uruhande rwe. Ni ibintu byari byoroshye, n'imibare yahitaga yikora. Byari binumvikanisha ko byahise bitangira kumvikanisha ko niba ikipe ya Rayon Sport itakaje umunimero 10, umuntu witwa Adama, umuntu witwa Ishimwe Fisto, bari abantu babiri byanumvikanaga ko ikipe ya Rayon Sport itari buze kugira nimero 10 muri buze guhagarara mu kibuga hagati. N'abagabo babiri bose baryoherwa no gukina umupira, n'abahungu babiri bose baryoherwa nuko ikipe ya Rayon Sport igifite umupira buri wese agomba kuwutusha inshuro nyinshi. Byarumvikanaga ko hari aho turi bujye tubona umuntu witwa Adama Bagayogo yahengamiye ku ruhande usange Fisto ageze mu kibuga hagati. Hari naho uri buze gusanga Fisto yahejeje uruhande usange Adama Bagayogo yageze mu bitugu by'umuntu witwa Forunganye. Ibi byari byiza cyane ku mutoza kubera ko n'abahungu babiri baryoherwa no gukina umupira, ikindi cya kabiri bafite n'imbaraga zo gukora nk'umu numero 10 at the same time bakaba banahinduka n'umuwinga nk'uko umutoza yari yabihisemo. Ibyo rero byatubyariye inyungu kubera performance nziza y'umuhungu witwa Ishimwe Fiston yari yabonetse mu myitozo y'icyumweru cyabanje, kubera ko abaguhaye options z'abanyarwanda. Ishimwe Fiston wanagize match nziza cyane. Hanyuma igitego cyari kitaraboneka, Rayon Sport yagomba kugishaka, yari yamaze kutangira kugerageza gusatira. Nabonye ibintu ntari nsanzwe mbona muri iyi match, sinzi niba nawe warabiremartse. Umwataka witwa Forunganye uri musohoka muri box, uri musabira umupira iburyo, uri musabira umupira ibumoso, uri muza muri mediane ngo bakinane. Ntabwo ari wa mwataka wagumye muri box. Ahari hanavuye intandaro yo kuba nta gitego yatanye kuri match ya Police. Yasabiye imipira myinshi cyane mu mpande, byatumaga kenshi ubona nka Adama yisanze muri box ahubwo mbere ya Forunganye. Ahari ni tactique. Niba ubyibuka neza, Rayon Sport yashobora kubona penalty ku minota 28. Umupira Forunganye yasabiye ku ruhande rw'iburyo, aza akora amapireri nawe yahindura ava mu kaguru kamwe ajya mu kandi. Zidane aramukubita ariko umusifuzi aravuga ati oya, uyu mwataka yatekereje kugwa mbere yuko agera no muri box. Hari ukuntu contact yarabaye, it was a little bit soft, umwataka yitagwa ariko umusifuzi aravuga ati oya nabyiboneye, amuha ikarita y'umuhondo. Abarebe benshi aho ngaho baravuze ati Samira arimo aratwiba. Igitekerezo cy'abantu cyari ikihe? Niba ahantu habayemo contact, biroroshye ko wowe ushobora kuvuga ngo ntago ari penalty, ariko gutanga ikarita y'umuhondo ingi ntago ari diving. Umuntu wese arimo arabibona ko, haba urebera ku mashusho, haba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bicaye cyane muri iki gice cyano datwikire kuko rwari uruhande rubegereye. Biroroshye kuvuga ngo uri kubireba wowe Samuel kuko nta na metero 5 zari zirimo. Nureba neza amashusho, umuntu witwa Samuel Wikunda tumushimira ikintu cyuko action yose irimo iraba cyane cyane yegere surface de réparation, abahibere ntago bari kure, afite imbaraga zimugezayo. Nk'iyi action y'umuntu witwa Forunganye yarayirebaga ariko uyireba n'amaso ye. Zidane aracenzwe ariko nk'umukinnyi w'umutekinisiye ufite experience yo ku rwego rwo hejuru, atambitse ivi rye. Umwataka w'ikipe ya Rayon Sport nawe nk'umuntu w'umunyamibare arimo arabibona ko iminota 28 Rayon Sport itarabona igitego.
inzira ya mbere yoroshye no kumaze gushaka niyo penalty kwanza. Iryo vi ryasigaye rero From Nganye nawe atambitsemo irye, hari ivi rya Zidane ryasigaye nyuma kuko umupira wamaze kugenda. Icyabaye ni iki? From Nganye acunze iryo vi ryasigaye, atambitseho irye, afense nk'uri kujya gushaka wa mupira uri imbere. Umusifuzi action yasize byarashobokaga ko yagombaga gutanga penalty. Samuel Wikunda nawe iyi penalty yashoboraga kuyitanga, ariko yari very soft ku buryo ni 50-50. Icyarakaje abari rero ni iki? Niba wabibonye ko agakontakte gato yakabaye anga penalty nta kibazo, ariko bibara nka diving uko ntago ari diving yabaye kuko contact yo yabaye. Ivi ry'umuntu witwa Zidane ryakoze ku kaguru k'umuntu witwa From Nganye. Musifuzi ntiwabibonye? Yego. Kuki utanze ikarita y'umuhondo rero? Icyo cyatumye hari ukuntu ubona Rayon basa nk'abarakariye arbitrage. Imyanzuro myinshi yafatwaga ubona ko muri stade basi bavuza induru icyarimwe. Gusa ndi umuntu ariko contact yarabaye. Contact irimo. Kuko reba ivi ry'umuntu witwa Zidane yacenzwe biragaragara. Iyo isajya kuri Celestin avuga ati bimeze bite? None afite ukuntu akubwira ijambo rimwe akahita aceceka. Arumva. Ikintu cya mbere nabonye ni ubushobozi buke bwa ekipe ya police muri kiriya gice cya mbere. Bro, match ni 0-0 ku nota 35. Munyeza mu patience arimo araryama tamporiza. Navuze se barashaka iki? Intego yabazanye muri match mu byukuri ni iyihe? Ariko byararusibiyeho ruzanyura. Warabibonaga ko igitego kiboneke no whatever you take biraza kugenda birangirire mu izamu. Kona ku munota 43 arayiteye umuhungu witwa Adama Bagayogo. Zidane aratabaye umupira arawudubura utera kure. Rayon Sport mu buryo bwo gutera imipira y'imiterekano ya za kona cyane usanga Serumogo Ali na Bugingo Akima aribo basigaye inyuma. Kenshi usanga aba fullback aribo basigaye inyuma. Ishara akaba imbere gato kugira ngo akine baro zigarutse. Barayiteye, Zidane yaratabaye umupira awutera arimo atabara utera kure hafi muri centre. Serumogo usubiza muri box. Mu kusubiza muri box Omar Nyingi wari bagaruka ahita awatanga awupasa Fiston wari uri ku ruhande rw'iburyo, bahita bamukorera ikosa. Umupira yarahaye Adama Bagayogo, bahita bamukorera ikosa. Mu kubikorera ikosa aboneka indi kufra. Ubwo nukuvuga ngo iminota 2 ya nyuma y'igice cya mbere twakiniraga muri box y'ikipe ya Police aboneka kufra. Iyo kufra nayo iterwa mu buryo bwihuse, barimo bashakisha igitego. Aho ngaho aba defenseur centrale bari mu mitwe kubera kona, bahise baguma mu mitwe n'ubundi kubera ko hisaboneka indi kufra. Kufra iraterwa nanone, mu gutera iyo kufra baratabara nabwo Police irongera ikuraho umupira. Ni kufra n'ubundi yatewe na Adama Bagayogo. Umudefenseur ni mediateur Musanga aratabara, ariko mu gutabara umupira usanga Haji iraguha umupira wa Rishari umupira usubiza inyuma, usubira kwa Serumogo agira ngo numvishe. Nahoze mbiganira na bamwe mu bantu muri Police. Police yagize ubwoba bwinshi muri iyi match mu buryo bugaragara. Baratabaye bakuye umupira mu mitwe. Musanga aratabaye, dukinnye umupira wa mbere kuri Haji akinnye na Rishari asubije umupira kuri Serumogo uri hafi ya gardien wacu. Aba defenseur centrale ba Rayon Sport ntibigeze bava imbere y'izamu rya Police. Byari kukubwira ngo nta contre attaque bakura babishobora se. Twe turaguma hanga igitego tugiye kukibona. Gusobanura umupira warangiye biroroha, ariko nicyo kintu wahitaga wumva. Serumogo ari hafi ya Kadim Diaye asunitse umupira bwa mbere. Ntabwo Omar Nyingi na Yusu Dianye batekereje kugaruka kuko twasubiye muri open play, twongeye gukina, bagumye imbere y'izamu. Kuri action sorry gato, kuri minota 45 nganira n'abatoza n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport turi gutegura umukino, bambwiye ko kubura Aimable ari igihombo, ariko bavuga ko ikipe ya Rayon Sport izungukira mu kintu kimeze gutya. Umuntu witwa Yusu Dianye iteka ryose iyo yakiranye n'umuntu witwa Omar Nyingi, Yusu aba afite umutekano udasanzwe, Yusu aba afite security idasanzwe,
afite ibintu byinshi yigiriye ari mu kibuga adashobora kwigira ari kumwe n'umuntu witwa Aimable Nsabimana. Bose n'abadefanseri babiri bahuriye ku kintu kimwe cy'uko bakunda gutsinda. N'abadefanseri babiri bahuriye ku kintu cy'uko bakunda gukina umupira, ndi kuvuga Youssou Diagne na Aimable. Iyo rero ari gukina n'umuntu witwa Omar Nyinga ni Messier propre, azi gusoma ibyo bihe, amuha iyo security, arigomwa kavuga ngo niba twese tuzi gukinisha imitwe twese twatsinda, sigara wowe nta kibazo ngenda subirayo. Nuza gucunga neza kuri iyi action ruri murasobanura. Arisel umugo yakaraza umupira, Omar Nyinga yamaze kugera mu rubuga rw'ikipe ya Rayon Sport, arimo aragaruka we, ariko reba Youssou Diagne hano arimo aratakira, we yimerenga nimero 9, wagira ngo n'umuntu wagiye gufatanya gusatira n'umuntu witwa Folnganye, kuko barimo babisikana, wagira ngo barimo baravugana ikintu cy'iki wall of, amubwira ngo ngewe iyo barugiye kwakira biragaragara ko ari we bayihaye, ndahari kuri deuxième pot uze kuyimpereza umupira. Serumogo yarawukaraze awusobekera uwitwa Bugingo Hakim, ndagira ngo wumve tactique. Omar Nyinga ari bariruka asubira imbere y'izamu rya Rayon Sport, kuko mu mipira y'imiterekano Bugingo Hakim na Serumogo bakunze kuba basigaye inyuma. Iyo Bugingo atari we watewe uwo muterekano nyine, Bugingo we ubwo yararimo dedubra abisikana na Omar Nyinga. Omar Nyinga arajya kudefanda, Bugingo arajya gusatira. Uwo mupira niwo Serumogo yesa ajugunyira Bugingo Hakim. Bugingo Hakim niyo ufunga yukozeho rimwe wa Folnganye muri mukaguru adakoresha, mukaguru kimoso we funga rimwe itatere control yakoze n'impuzamahanga. Funga rimwe itahereza n'imoso mugenzi we Youssou Diagne, tereka mwiza mu gitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Abarayo ni kibaba bashaka maze bibyinira Murera. Ubwenge bwinshi buri herero. Ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi babiri barimo barayifasha ku kintu cyitwa transition yihuta cyane, bikanifasha kuba yakora ibi bitego. Uyu muhungu witwa Richard Ndayishimiye yakoze ikintu kiri mu bwenge cyane kuri iki gitego. Byarashobokaga cyane ko yashoboraga gufata uyu mupira wari umugezeho akongera akawusubizayo, Rayon Sport ikongera ikawukina, ariko yakoze ikintu kimeze nko gutatanya defense na mediane ikipe ya Polisi. Iyo aza gufata Barakayita yisubizayo, Polisi yari ihagaze neza cyane mu buryo bujyanye no kudefanda. Iyo aza gufata Barakayisubizayo, ntago ukugushwanyuka kwa defense na mediane ikipe ya Polisi kwari bukunde. Ariko ikintu cy'ubwenge yakoze, yafashe baro abashuka ko batinye uwo mubare, iyo sirinombre iri aho ngaho, abashuka ko agiye gutangira A0, abashuka ko bagiye gutangiza umupira. Iyo ufashe umupira ukawusubiza mu rubuga rwawe, ibyo bisobanuye ko Polisi igiye kuza, niba hari nimero 7 wari wagiye gufasha nimero 2 agiye gutangira asubira mu mwanya wo kugira ngo baze kwataka. Niba ari umumediateri wari winjiye muri axe centrale, aza kuva muri iyo axe centrale aze mu kibuga cye nyine azasanzwe akinira. Icyabaye rero niki, Richard Ndayishimiye yarebye umuntu umuhagaze inyuma, n'umuntu witwa Arsel Rumogo. Azwiho iki? Imipira kuyiterura, precision muri passe n'ama long balls, ama centre, ni ibintu bye. Uyu mukinnyi witwa Arsel Rumogo, nahoze mbona Grand Frère Kazungu yandika ko uburyo yakinnye iyi match nta na rimwe yari yabikina muri iyi championnat abikinira ikipe ya Rayon Sport, ariko yakinnye na match ya Kigali nziza cyane pe. Match ya Perasi nabwo yakinnye neza, ari kuduha match nziza. Izi match zikurikirana yakinnye neza cyane byo kuri level yo hejuru. Yafashe yateruye umupira acunga ibirenge by'abakinnyi b'ikipe ya Polisi uburyo barimo barasohokamo, ahita asubizayo baro. Noneho iyo urimo asubiza inyuma umugongo, stability bari nke cyane, kongera gukora ya position mwari muhagazemo mbere yuko umupira usubira muri defense cyabaye ikibazo. Niyo mpamvu urahita ubona ama espace menshi yisafunguka. Sasa nuza kureba defense y'ikipe ya Polisi ukuntu ihagaze, reba Shamikare na ahantu ihagaze, reba iyi axe centrale yose y'ikipe ya Polisi reba ukuntu ihagaze, reba umuntu witwa Ishimwe Christian ukuntu ahagaze. Hari abakinnyi bane b'ikipe ya Rayon Sport bahagaze mu buryo bwegeranye, banahagaze neza, bari mu gice gisatira, ariko inyuma yabo gato hari abandi bakinnyi batatu b'ikipe ya Rayon Sport, n'abakinnyi 7 bahagaze mu buryo bwiza kurusha abakinnyi b'ikipe ya Polisi 6 bagiye kubataka. No kuvuga ngo Ani Elijah, Abedi, Musanga na Mwajiri bari abakinnyi 4 bamaze gusatiraho Serumogo ari. Bira créer surnombre offensif ya Rayon Sport. Rayon Sport aho ngaho Serumogo ari, ahahagararanye na Omar Nyinge na Richard ubegereye. Hari abakinnyi 4 ba Polisi n'abakinnyi 3 ba Rayon Sport, bivuga ngo basigaye bose bagiye gusatira. Urahita umva none ubwa bwenge bw'umuntu witwa Richard. Reka tubakurure bamere nko baje kutwataka. Polisi yazamutse ije gukora pressing uko yari bibonaga ko
bazamutse ari bane, reka ducresire nombre muri uku kwataka abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Niba subiza baro ku muzamu nta kibazo, twebwe turetse dusubira muri za zone zacu duhagarare neza nta ribi. Ariko niba kora ikosa ryo kuvuga ngo tugiye gukina na baro, ni batatu turi bane, tugiye gufunga zone zose bakiniramo. Ubwenge bwa Serumogo rero no kwita terura umupira nta no kufunga muri zone offensive ya Rayon Sport. Police yari afite abakinnyi bane, abo bakinnyi bane bari kumwe n'abakinnyi batandatu ba Rayon. Yego, ubwo ndavuga Bugingo Hakim, ndavuga Fall Nganye Rutahizamu, ndavuga Yusuf Diagne yatsinze igitego, ndavuga Fiston, ndavuga Roger waruciye kubera imitwe. Undi uri hakurya ninde hariya? hari banza aradama sinzi undi muntu ndimo ndabareba neza bose. Bugingo ugiye gutera baro yegeranye na Fall Nganye. Yego. Hanyuma inyuma gato ya Fall Nganye ari umuntu witwa Iraguha Haji. Yes, uteganye neza na Shami Karno. Cyane. Hanyuma akaza umuntu witwa Adama Bagayogo uri kumwe na Kanamugire. Hanyuma Fiston nawe ari muri icyo gice, n'abakinnyi barindwi b'ikipe ya Rayon Sport bahagaze mu bakinnyi batandatu b'ikipe ya Police. Hagomba kuba icyo bita majab. Iki gitego iyo Rayon Sport iza kugihusha ariko ari mistake idasanzwe. Iki ni igitego cyo mu myitozo, iki ni igitego cyo ubona ko ari ibintu babize kabisa, ariko nanone exploit individuel, control na passe by'umuntu witwa Omar na Fall Nganye. Gutiminga kuko Bugingo Hakim yafunguye umupira bashobora kumwambura, yawukozeho rimwe no gatakira twara niwe Rutahizamu aho wohereje yari ahazi. Uyu muntu ngiye umupira byanze bikunze arawufunga, aho umuha hose nawe ushyira inyuma ye nawe ushyira imbere ye hose arawufunga. Ubundi bwenge burimo nubuhe? Nuza kureba neza kuri abakinnyi bane b'ikipe ya Rayon Sport ukuntu bari bahagaze, iyo Bugingo Hakim ataza kurindira nk'isegonda rimwe, Yusuf Diagne ari kuba yaraririye, Fall Nganye ari kuba yaraririye. Yategereje isegonda rimwe, arabanza yanga kuwukina, arayireka barira abanza iridunda atarayikoraho. Fall Nganye arabanza ahagarara neza mu bitugu by'umuntu witwa Shami Karno. Yusuf Diagne arabanza reka abakinnyi bose b'ikipe ya Polisi baragenda, asigara ari libre. Hanyuma ubwo umuntu witwa Fiston yamaze kwinjira muri surface y'ikipe ya Polisi. Adama Bagayogo yahagaze inyuma ya surface ateganye n'umuntu witwa Haji. Aba ni abakinnyi bose bafite frappe nziza, barigarutse ubugomba guhura n'ibibazo. Icyo ni igitego cya mbere cyabonetse n'ubundi mu minota ya nyuma y'igice cya mbere. Mu gice cya kabiri abariyo bose baribazaga bati ko kimwe kidahagije, ko Polisi ifite amakalite yatuma tugira menace, harabi iki kugira ngo dusekirize insinzi yacu. Icyabaye nuko mwabantu mwe aho Polisi yashoboraga gukura igitego mu gice cya mbere, abariyo bose bahita bavuga ngo Muhajiri abe, ariko Muhajiri match yaramugoye we. Mashami niba ari ukwibeshya, niba ari burya ikipe udakoramo utamenya amakuru yayo biranagora kuyikomantaho. Ariko Muhajiri ku ruhande byari bigoye ko yakwirukankana Serumogo ngo amusige, ntiyari bwirukankane Hakim ngo amusige. Ikintu bamukoreraga yafungaga baro ya mbere bagakubitaho gakeya barika biragiye, yakwipasa barometero ebyiri mu kanya runaka kabaraza arayitwaye, byaramugoye. Ikindi ni travail ikomeye ya Roger Kanamugire kwambura imipira birimo biramworohera cyane muri iyi minsi. Deuxième mita rero abantu bose bari batangiye kuvuga bati Adam ari mu kibuga igitego ntikibura. Ku minota 48 yakoreye test umunyezamu amurasa urutambi, nduru ziravuga ariko umupira uragenda ufata muri petit filet. Abantu baravuga ati karabaye. Ahangaha Adam batangiye kuvuga ati nanjye ndagishaka ubutumwa batangiye kubutanga. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje urebye highlight ya match ugira ngo Rayon Sport yakinaga yonyine. Kadime yavuye muri match nta save akoze. Ya Musanga iriya baro sebwe cha ubundi kiriya cyari igitego, iki save yakozwe ntabwo ari Kadimu wayikoze, kuko yarayikoze aranayimusubiza. Musanga atera n'umutwe umupira ujya hejuru y'izamu. Ni chance na amahirwe ya Rayon Sport yabaye. Igitego cya kabiri cyabonetse ku munota wa 32, akazi keza kakozwe na Fiston Ishimwe. Twahoze tuvuga akazi Richard yakoze ku gitego cya mbere, twahoze tuganira kuri travail y'umuntu witwa Fall Nganye kuri iki gitego cya mbere.
ariko iteka ryose iyo turimo turavuga umupira twibanda cyane ku gitego ariko se ninde muntu wakoze igitego cyakozwe nande, byagenze bite kugira ngo igitego kiboneke? Umuntu witwa Fisto muri iki gice cy'abantu basatira nabikubwiye ko ntabwo ashoboraga kumenya nimero 10 w'ikipe ya Rayon Sport ubundi ninde. Position nziza Adam ahagazemo Fisto yarayibonaga akamubwira ngo niba wagumye mu kibuga hagati reka njye guheza uruhande, niba wagiye ku ruhande reka mite ngaruka mu kibuga hagati. Icyabaye niki? Umupira muremure uvuye muri defense y'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari nayo travail nziza abatoza bungutse nanone mu kuza mu kibuga k'umuntu witwa Omar Nyingi. Afite ama long balls, ahagarara mu kibuga cya Rayon Sport agatanga passe ipreshije neza ku muntu ashaka. Yateruye baro ahagaze ku murongo inyuma y'umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri, ashira umupira muri axe centrale y'ikipe ya polisi. Icyabaye umudefenseur central w'ikipe ya polisi umupira yawukuyeho, akazi k'umuntu witwa Fisto rero kaza hehe, ari nawe muntu ushimirwa cyane kuri iki gitego. Baro bamaze kurekipera umudefenseur arayikurikiye, ariko kubera ko Fisto ari umuntu ufite ikirenge yizera ko yagitumaho umupira kandi bigakunda, yahise afata umupira awudomaho gato, ariko anahunguye umudefenseur wari waje nk'imbogo, yawudomyeho gato. Hari igihugu cyitwa Adama rero kiri gucunga situation gikunda bariri muri surface de réparation, kiraje kirebye bariri kwidunda. Fisto aramuretse aramubwiye ngo baro nayikureke nta kibazo, komeza ujye gukora ibintu watekereje. Icyabaye yinje muri surface y'ikipe acuma baro rimwe, ayicuma kabiri, ayicuma gatatu, acumye kane, ageza ahantu umupira bigaragara ko ugiye kurenga umurongo, aho yamaze gukurura abakinnyi bagera kuri 5 bose b'ikipe ya polisi. Hari abadefenseur centrale babiri. Ariko mbere ya byose, mbere yuko tugera kuri finish, the way he finished the goal, uyu ni Yakubu cyane David Chimese, uyu wakinnye baro n'umutwe Fisto akayimutwara. Yakubu nta muntu ufunga baro n'umutwe, yikine kure yitere, yashatse gufunga baro n'umutwe control yako mana we. Hamuri ba Ali wa mpeti witwa Ali w'umunyarwanda buriya ntago yabikina kwe, nabonye nawe ariko ari kujya hasi. Imibare ya Adama rero yari iyihe ubundi? Adama hanageze biragaragara ko harafunze, afite n'uburyo yihindukiza agakaraga baro. Biragaragara ko bitewe n'ubwinshi bw'abadefenseur bari kumwe nawe hano hantu bigiye kugorana. Yakoze iki? Surface y'ikipe ya polisi kubera ubwo buryo yakuruyemo abantu bamaze kuba hafi 6, hari Christian wasigaye nyuma, hari axe centrale yose y'ikipe ya polisi irimo, hari umuntu witwa Shami Karino nawe wamanutse, ariko akaza n'umuntu witwa Musango amaze kwinjira muri surface. Inyuma ya Musango hari Forunganye, ku ruhande rwo hirya rwa Forunganye hari Iraguha Haji. Fisto uretse umupira ngo utambuke nawe yamaze kwinjiramo. Hari amahitamo agira kurane y'umuntu witwa Adama. Hari ugutera mu izamu kw'amaguru yabona y'umuzamu, aturebere neza kuri video kugira ngo tujyane. Biragaragara ko amaguru y'umuzamu aratandaraje, birashoboka ko ushobora kuyimurasamo ku buryo bwihuta. Aho ni hamwe. Aha kabiri hari ukuyikavinga agasa n'uyishibuye gatoya, nabyo byarashobokaga, ariko amaboko y'umuzamu biragaragara ko yita ukuramo. Igitekerezo cya Adama cyabaye ikihe? Yafashe baro ayicuma ashaka ikirenge cy'umuntu witwa Forunganye, ariko baro isa naho iri kwikaraga ijya mu izamu. Iyo baro arekuye, Shami Karino mu bitugu bye yikanze undi muntu uri muraza, ariko ntiyarebye ko ari mu izamu hagati. Ari kwitsinda iyi baro iyo Shami atayikoraho n'ubundi Fole yari kwitsinda. Iki cyari igitego cy'umuntu witwa Forunganye, imibare yari yayikoze neza. Shami Karino yibagiwe ko ari mu izamu hagati, aravuga ati reka mfe kuyikoraho nta wamenya hari igenge naba nyihagaritse ntigende, ariko icyo yakoze ko ari ukwitsinda baro yisi ijya mu izamu. Adama aba yakubaza baro nteye nuyikora irajyamo, nutayikora undi mukinnyi arayitsinda. Baze rero bimaze kuba 2-0, aho Robertinho na Serami babiri ikibazo bahise bazana Azizi Basane. umwana witwa Shami Karno yagize nightmare, izo umugoroba wo kwibagirwa. Umutoza Robertinho tuzabyumva ejo ibya Robertinho byo ku muntu witwa
Toza Robert yanavuze ati nabwiye Aziz ngo ijyamo ubakubita bi sprint birukankane baraza gucanganyikirwa. Prediction y'ikarita itukura yari yabaye. Icyabaye nuko match yarangiye ibitego 2-0 ariko mu kurangira kwayo abareyo baranyuzwe. Baranyuzwe uwavugaga ko Rayon Sport itatsinda amakipe akomeye byibura test yatangiye ku kuna cheka nini ndabona reba Cukuma na Basa Cukuma Odiri arantu yamuguye hejuru ndi kungaro n'ahantu twari turi cyagiye nyuma yo twaje kureba inyuma yacu turamubona grand frère njyana na wa muntu twari duhagararanye dukunda kuba turi kumwe tugende tube twisesengurira aramubwira ati ntiwatsinze igitego atariko kimwe mu by'abantu bagushimira watumye abantu babona amakarita benshi bagiye batandukanye ku mpande zigiye zitandukanye wahereye hepfo umwe umuhesha y'umuhondo uri mu kujya ruguru undi umuhesha abiri y'umuhondo abyara ikarita y'umutuku match yose yarangiye akoresheje amakarita atanga ikarita z'umuhondo 3 ubwo bazakira na police match zitaha rero Basane yabafashije kuko umunsi ko kuwa kabiri ari umunsi wa reaction aribwo twumva ibiya byavuye ku kibuga ku batoza no muri tactique muri rusange. Reka tubumvishe abafana bo ubwuka wari umeze uti abafana bari ku kibuga nyuma y'umukino bavugaga iki. Basane yagiye ariko Peritiyo yagarutse kubona abafana b'ikipe ya Rayon Sport bishimye. Ikintu cyo kugira cyambere naguhagarara ku gikombe polisi bafashe impamvu bagiye kuzishyira abantu bo kwa Kabuga bigana ko abakinnyi aribo bafunze babaye impungure aniyeri icyo kubera kurongora cyane yacitse urucumitiro ibangamire nk'abafana ntabwo mucika intege Rayon Sport y'Abanyarwanda urabona match ifite fitness ikina neza nta kibazo ifite irataka nta kuruha twe dushaka igikombe kagitwara imikino bashaka turagishaka nkabira biteko by'igihe bya Musanze bonyira penalty wayibonye twebwe niyo kipe imaze kubona penalty ni chapel twe dukina dushaka intsinzi bitanyuze muri za makundi usomeka rero wayibonye ndimo twataka nkamanisi kwatangiye kuvuga ibibazo by'ubukungu ko abakinyi bishyuza amarekritoma ntago gateye ubwo yani mutiyo ubukungu se dusinye kontra bagiye kujya duha miliyoni 5 buri munsi babona prime mu 120 ko nuko tuyobya oya ni insinzi ishimije kuko dukomeza gukira imbere batutatsindwa nibyo bituma tunaza ku kibuga haba mu byiza ni Rayon Sport ikindi dufite inyota no gutwara igikombe cya shampiyona 2024-2025 uravuga shampiyona ariko mubuze kapiteni wayo nagari igombo gikomeye ababishinzwe abaganga bagomba kubikurikirana nta kindi kintu kibaho yakoze cya kibazo ariko tugomba kuzamanukira Rayon mu Nyanza nta kintu twishimiye twebwe ntabwo turi nka Peri yiba Musanze iriya penaliti yabonye niyo yibye bayibiye kugira ngo ibone amanota 3 mwana mama wibaziki abafana ba Rayon Sport mwaguruke tubyine. Umufana wa Rayon ntiwamubuza kuvuga kuri Aperi ikipe yakina umufana wa Aperi ntiwamubuze kuvuga kuri Rayon. Noneho biryoha cyane rero iyo bose barimo baratsinda arimo ubuseka iki ariko muri make nuko turi mu makuru nimo ndaseka abantu iyi weekend batagiye kurira muri Esperanza rwose bababyutse nko mu nda habarya bavuga bati ko twumva mu nda bimeze nabi. Iyo ni ingaruka, izo ni ingaruka zo kutajya muri Esperanza. Esperanza ko bateka neza akaba ari umushefu bizi wabyigiye ubikora buri munsi ubikora nk'akazi nk'utuntu tuba turi muri stade
uturya twiza dutunganye mwagiye muza muri Esperanza koko kuba bakorera hano Igikondo ahantu bakorera akabari hanini wahazana na famiye yawe bigutwaye iki kuba waza ukajya muri Esperanza nawe ukajya uharira chef uriyo nta komande nimwe umuhango bimunanire niba warabaye muri Amerika ukaba ukeneye cyitwa hot dog gukorera hot dogs ziba zihari cyane uramubwira uti ngenye ibi nibi hita bigukorera mu buryo bwihuta kumbwira uti ngenda shaka hamburger shiti yanjye yitaga hamburgeri ubwo rero yirjedara yiguha nziza ishyushye nibiyiherekeza byose muze muri Esperanza ikorera hano Igikondo nurenga inzu yo kwa Rujugiro uragenda metero nkeya cyane hanyuma uraza kugana iburyo bwawe aho hantu hari icyapa cya clinique do Carrefour kugana kagaburimbo kinjira muri quartier kageremo biraza kuba ari byiza cyane rwose. Imvune ya Kevin Muhire abantu bakeneye kumenya uko bimeze. It's really not that serious as you think. Yari yagize ikibazo arimo aritabwaho n'abaganga ariko rwose ntabwo bivuga ko match ya Mukura atazakina. Nibyo nabwiraga abantu nyuma ya match babwira nti hari ikintu mwibeshya kuri Muhire Kevin. Uyu si umuntu gusa ni igice cy'umuntu n'igice cy'icyuma bihurira mu muntu umwe. Ni nusu mutu nusu cuma. Ubaze nka match amaze gukina abo batangiranye barihe bahagaze he n'ubutumwa bagenese hari umuntu uvuga ngo ashaka noneho ngo kera kaba yaragiye ajya hese ko kabi ntawe ukajya wowe wo mwita kabi kuko uvuga ngo n'umuntu mubi ntahajya ka kantu k'aba Tanzania kavuga ngo Ubaya Ubwera numvise umuvandimwe ajya kiyitirira Ubaya Ubwera ubundi nicyo bivuga akabi karahari naho kajya none ari igihe bakubwira ngo ako kabi kagarutse mu bubi bwako kwa kundi ubona ari inzozi mbi zawe niko agarutse noneho naragiye ngewe nyuma ya match twarahuye n'ahantu twari turi kumwe n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport naramwitegereje neza nta kibazo cy'ingasira afite ikintu cyose kijyanye n'ivi nta kibazo ikintu gitangaje rero ni n'uburyo yagendaga neza ntaribi urabona hari ukuntu umuntu avunika buriya nakubonye ko usimbukiye yo kugira ngo ariko ubundi business imeze ite hano mu mujyi numvise ko ngo hafite restaurant tugomba kujya tuhajya tuzahanyure turebe uko bimeze nagiyeyo ndi kumwe na ba Paplay ba Bugingo Rayon yose niho yagiye kugira ngo bajye kureba captain akorera he hameze hati no kumuteza imbere ngo abantu bagende bakora amakomande rero nari nicaranye na Paplay na Trezor burya yarahanyuze uyu muvandimwe wacu Trezor sha na Robert cyo narahababonye hanyuma nabonye abanyasenegale bikundira ibintu birimo ibintu by'inyama cyane baravuze bati bidukoreresha komande mu minota ingaye yarije Aimable narahamubonye nawe navuga ati njewe ndi umuntu wabanye n'abayisilamu cyane mu nkoreraga komande karimo utuntu tw'udupirawo n'uduki master aravuga ati nanjye mu nyongereho na Kevati mu nyongereho turi abantu bakuranye turasangira abo nabo babakoze igikomande kingana gutyo kandi zibonekera igihe zose Paplay ati ngewe ndi umuntu wavuye i Burundi natwe ibintu by'amanyama bari ibintu byacu gakomande karimo utuntu tw'utunyama twiza n'utuntu tw'udutungo ibyo bintu urabizi aho niho nahise niyicarira ndavuga nti ngewe abarundi se ko ari bo bantu turya ibiryo bijya kumera kimwe aho niho nicaye ibyenyanja se nta wari wabitumije ntabyo nabonye ukeva tubwire nawe niba ibyenyanja ntabyo biba bihari akabona bagiye banamugana diswe urabona ahantu hari iyi banki yitwa AB Bank hano mu mujyi hahoze Beseka ndahabona uvuye kuri Ecole Belge umanuka yego hariya ruguru yayo neza hari ahantu uhita winjira iburyo se ni ibumoso uzamuka ujya kuri Ecole Belge ni buryo bwawe ni muri side ya Ecole Belge n'ubundi voilà none we hitureba iyi AB Bank ahaniri ruguru yayo harimo akantu kameze nk'agakoridoro ako kantu k'agakoridoro rero k'agahanda k'agataka ni kuhita winjiramo kwa Kevin aho ngo uri kureba imbere yawe nabonye harimo n'imyambaro ariko imyambaro y'ikize nabonye afitemo n'akantu k'agashoka k'imyenda okay karimo nako ariko felicitation kuri Kevin Muhire kabisa sibyo byonyine wasanze ari muzimi impande zose